Igitabo cya Enoke kigaragaza amabanga akomeye atangaje ajyanye n'amateka yacu. Tangira kigira kiti kiraburira abantu bose ndetse n'abamarayika baguye bahinduye isi icuraburindi ry'ubusambanyi, amaraso n'uburozi. Iyi nyandiko ikomeye kandi yari yarabujijwe yanditswe hagati y'imyaka 200 ishize mbere ya Yesu, aho inyandiko za mbere zayo zikekwa kuba zaranditswe hagati y'imyaka 300 mbere ya Kristo, naho izanyuma hagati y'imyaka 100. Igitabo cya Enoke cyakuwe mu bitabo byera by'abayahudi n'abakristo mu bihe bya mbere bya kiliziya, cyavugaga amabanga akomeye ya kiliziya yirinze kuvuga. Dukurikije ibyo handitswe, Enoke yari umurinzi w'ibyiza byose byo mu ijuru, umutware w'abamarayika bakuru, kandi yari umukozi wihariye w'intebe y'Imana. Kivuga kandi ko abamarayika baguye bakaba baracumuye ubwo babanaga n'abagore bo ku isi, bakabahishurira amabanga yo mu ijuru abantu batari biteguye kumenya. Impamvu nyamukuru ituma igitabo cya Enoke cyaraciwe bishobora kuba ko ari uko cyari kirimo ubuhanuzi bwerekeye Kristo we ku giti cye. Ugendeye ku nyandiko z'igihe cya kera ukomeza kugeza ku musozo w'iyi video, uzamenya impamvu y'iki gitabo cyera kandi gisa nk'icyihishe mu mateka yose y'abantu batinya kiliziya cyane. Ninde Enoke? Enoke ni umuhungu wa Yered, akomoka kuri Adamu ku gisekuru cya 7, akaba ari sekuruza wa Nowa uzwi cyane mu byanditswe. Yari umwigishwa n'umutoza w'abantu. Izina rye risobanura uwatangije cyangwa uwigisha. Igitabo cya mbere cya Mose, Itangiriro 5:21 kugeza kuri 24, igisobanura byinshi ku nyandiko ze, ariko kiramuvugaho amagambo make agaragaza ko yari umuntu w'umutima ukiranuka n'umwigisha ukomeye cyane. Kigaragaza imyaka ye 335, igaragaza ko yabayeho nk'umuntu w'ukuri, kandi kigaragaza ubuzima bwe muri iyi nteruro y'ibanga ryatumye abantu benshi babitekerezaho cyane. Enoke yagendanye n'Imana, hanyuma aragenda kuko Imana yamujyanye. Hari n'indi nkuru ivuga ko Enoke ashobora kuba ari we Melikizedeki, umwami w'umutambyi w'Imana wibukwa muri Bibiliya. Bivuga ko kandi ko imwe mu mpamvu nyamukuru zatangiye gutuma habaho inyandiko z'abakristo zitari iza Bibiliya yemewe ari uko Enoke yafatwaga nk'umwana cyangwa umusimbura wa Melikizedeki mu mwuka. Ibitabo byitwa Apokrifa, ibitaremewe na kiliziya nk'ibyera, bitanga ibisubizo aho ibyanditswe byera byacecetswe cyangwa bigahishura ibintu mu buryo butaziguye. Enoke kandi ashimirwa kuba ari we waremye uburyo bwo kwandika, ubumenyi bw'inyenyeri n'imibumbe. Uretse ibyo ngibyo, Enoke yavugaga n'Imana, akaba n'umwigisha w'iyobokamana w'abantu, umuhanuzi ndetse n'umunyabwenge ukomeye. Ababyeyi benshi b'itorero rya mbere barimo Justin Martin, Athenagoras wo muri Athene, Irenaeus, Clement wo muri Alexandria, Origen, Tertullian na Lactantius banditse kuri Enoke kandi bamuvuga mu cyubahiro gikomeye. Inyandiko zabo zigaragaza byinshi bivuga ku gitabo cya Enoke, ndetse zimwe muri izo zigaragaza ko bashyigikiye n'ibyanditswe byera nyirizina. Dusubiye inyuma mu gitabo cy'Itangiriro, Enoke agaragaramo nk'umwe mu bapfumu 10 n'igihe cya mbere cy'umwuzure, akaba wa 7 kuva kuri Adamu. Buri umwe muri bo bivugwa ko yabayeho imyaka myinshi cyane. Itangiriro ni igice cya 5 gitanga uko abo bantu bavukanye kuva kuri Adamu kugeza kuri Nowa. Kivuga imyaka buri umwe yari afite igihe yabyaraga umwana we, ndetse n'imyaka yabayeho yose kugeza apfuye. Ariko hano tubona ko Enoke ari we wenyine wihari. Bavuga ko atigeze abona urupfu, byanditswe muri Abaheburayo 11:5. Byongeye kandi Itangiriro 5:22-24 rivuga ko Enoke yabayeho imyaka 365, ikaba nto cyane ugereranyije n'abandi ba Batista mbere y'umwuzure banditsweho ko bapfuye bari bafite imyaka irenga 700. Inkuru ngufi ya Enoke mu Itangiriro 5 irangirana n'ijambo ry'ibanga rivuga ko atariho kuko Imana yari yamutanze. Ibyo tuzabikurikirana byose tubirebe neza ku rugero runini, bigaragaza kwiyegurira gukomeye kwa Enoke ku mwami, ndetse n'urukundo rukomeye n'uburyo bwihari Imana yamuhujeho. Dukurikije zimwe mu nyigisho z'abantu, bamwe bavuga ko Enoke yajyanywe ari muzima mu bwami bw'Imana agahindurwamo umumarayika wayo, aho bavuga ngo ntiyigeze areba urupfu. Babisobanura gutyo ko atigeze apfa nk'abandi bantu bose, ahubwo yajyanywe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Reka turebe ibyanditswe mu gitabo 5 bya Enoke kugira ngo dusobanukirwe ibi birimo abo batinyisha impamvu yabyo. Igitabo cya mbere cy'abarinzi, iki
gitabo icyo gitanga umwandiko wa Enoke cyanditswe hafi mu myaka 300 ya mbere ya Kristo. Bivuga ko kugwa kw'abarinzi cyangwa abamarayika b'abarinzi ariko babyaye abanefilim uko bivugwa mu Itangiriro 6:4 kugeza kuri 1 kugeza kuri 5. Muri iki gitabo harimo ubuhamya bwa Enoke ku ngendo yakoreye mu ijuru, aho yahuye n'ibitangaza byinshi by'Imana. Itangirira ku magambo avuga ko Enoke yari umugabo ukiranuka kandi ko amaso ye yafunguwe n'Imana kugira ngo abone ibyerekanywe n'uwera wo mu ijuru. Imana yamweretse abana b'Imana, kandi kuva icyo gihe Enoke yatangiye kumva no gusobanukirwa byose, akamenya ibyihishe. Ariko ibyo byose yabonye nk'uko handitswe ntibyari bigenewe iby'icyo gihe, ahubwo byari iby'igihe kizaza, ibyo kuzaza mu bihe by'iherezo. Iki gitabo kandi kivuga uko Imana izamanuka ku isi iri ku musozi wa Sinayi ifite ingabo zayo kugira ngo ikire abantu urubanza, kandi kigaragaza ko byose biba ku mugambi w'Imana mu gihe cyayo yagennye. Abanyabyaha bazarimbuka, naho abakiranutsi n'abatunganye bazakomeza kubaho mu mucyo, mu munezero no mu mahoro. Iki gice cya mbere cy'igitabo cya Enoke gisobanura ukuntu abamarayika baguye batangiye kugirana imibanire n'abantu. Umuyobozi wabo witwaga Semiyaza cyangwa Shemiyaza niwe wateye abandi bamarayika 199 ngo bafate abagore bo ku isi maze babyarane nabo abana. Semiyaza arababwira ati, ndatinya ko mutazemera gukora iri kosa maze bikaba ari njye njyenyine nzahanwa ku cyaha gikomeye. Ariko abandi bose baramusubiza batereka tubikorere hamwe, twese twiyemeze mu ndahiro yacu yuko tutazatesha uyu mugambi, ahubwo ko tuzawukora hamwe. Nuko bose bararahira, biyemeza ku ndahiro ikomeye yo kutazigera bihindura ku buryo bumvikanyeho. Bose bari 200 kandi bamanuka ku isi mu minsi ya Yared, bajya ku musozi wa Hermon. Uwo musozi bawitaga Hermon kuko ariho barahiriye kandi biyemeje byose mu ndahiro zabo. Ibyo nibyo byavuyemo abagabo bitwaga abanefilim, abagabo banini b'abasore cyane cyangwa ibihangange, abantu b'indahangarwa nk'uko bivugwa mu gitabo cya Enoke. Aba bagore bose babyaranye abana b'ibihangange bafite uburebure burenga inshuro 300. Ni ibikoko binini cyane, kandi ibyo bihangange byasenye byose abantu bari barubatse. Isi yahindutse ikuzimu nyirizina, uburimbuke, amaraso n'akaduruvayo hose. Igitabo gikomeza kivuga ku buryo abo bamarayika baguye bigishije abantu ibyaha n'ibintu by'ubusambanyi n'ubugome, cyane cyane Azazel, umwe mu bayobozi babo. Azazel yigishije abantu gukora inkota, imiheto, amacumu n'ingabo ndetse n'inkweto z'intambara. Niwe kandi wabahishuriye uburyo bwo gukora ibikoresho by'intambara n'amasozi y'imyambaro y'ubwiza, bituma abantu batangira kwishora mu by'isoni nkeya, mu marangamutima no ku bushake bwo kurwana no kwica. Kandi abo bamarayika baguye bamenyesheje abantu iby'amabuye y'agaciro yo ku isi n'uburyo bwo kuyatunganya no kuyabyaza ibyuma, ndetse babigisha gukora amasaro, imikufi n'imitako. Bakabigisha gukoresha antimoni ifashishwa mu kwisiga mu maso, gusiga amaso kugira ngo agaragare neza, no gukora amabara y'ubwiza ndetse n'amabuye y'agaciro atandukanye. Ibyo byose byatumye ku isi havuka ububi bukabije. Abandi batangira gukora ibyaha byo gusambana, ubuyobe n'ubuhumyi mu nzira zabo zose. Amasomo abamarayika baguye bigishije abantu. Semiyaza cyangwa Shemiyaza yigishije uburozi n'imihango y'amayobera. Armaros yigishije gusesa uburozi. Barakashal yigishije ubumenyi bw'inyenyeri, ibyo bita astrology. Kokabel yigishije ibijyanye n'ibicu n'inyenyeri z'ikirere. Ezekiel yigishije ubumenyi bw'ibicu. Harakel yigishije ibimenyetso byo ku isi nk'imyuka, ibimenyetso by'imvura n'ibindi. Shamiziel yigishije ibimenyetso by'izuba. Sariel yigishije inzira y'ukwezi. Ibyo byose byahinduye isi urubuga rw'uburozi, ubusambanyi n'ubuhumyi bw'abantu. Imana itanga amabwiriza yo guhana abamarayika bakuru 4, Mikayeli, Uriel, Rafael na Gabriel. Baratakambira Imana basaba ko icira urubanza abamarayika baguye n'abatuye isi. Nuko Imana yohereza Uriel kubwira Nowa iby'imvura y'umwuzure igiye kuza nuko agomba kwitegura. Imana imubwira muri aya magambo, genda ubwire Nowa ko ubwanjye uti, hisha wowe n'abo mu nzu yawe, ubabwire iby'iherezo rigiye kuza. Ku isi yose izarimburwa kandi umwuzure uzasoka ku isi yose ukarimbura byose biriho.
none umwigisha ukazakizwa kandi urubyaro rwe ruzabungabungwa mu bisekuru bizaza. Amategeko y'Imana ku bamarayika baguye, Rafael yategetswe kuboha Azazeli no kumufunga mu mwobo w'ijuru. Gabriel ahawe amabwiriza yo kurwanya no kurimbura abanefilimu, ibihangange ku isi. Mikayeli ahawe itegeko ryo kuboha abamarayika bose baguye no kubashyira mu migozi kugeza ku munsi w'urubanza wa nyuma. Igitabo cy'imigani ni Book of Parable uhereye ku gice cya 37 kugeza kuri 71. Mu gitabo cya Enoch niho hitwa igitabo cy'imigani. Abahanga benshi bavuga ko igice cyanditswe gishingiye ku bitabo by'abarinzi, ariko kikaba inyongera yerekana uko igitekerezo cy'urubanza rwa nyuma cyakomeje gutera imbere. Ikivuga gusa ku bamarayika baguye, ahubwo kivuga no ku bami b'abanyamahanga bo ku isi bazacirwa urubanza ku munsi w'imperuka. Ikintu gishishikaje cyane muri iki gitabo ni uko hagaragaramo bwa mbere ijambo umwana w'umuntu, Son of Man, ifatwa nk'izina ry'uwo muzahirwa w'iherezo ry'ibihe, kandi akitwa kandi umutabera. Lekitawani na Mesiya bicaye ku ntebe y'icyubahiro mu rubanza rwa nyuma. Mu gitabo cya Enoke niho ijambo umwana w'umuntu ikoreshwa bwa mbere nk'izina ryihariye mu nyandiko za kera z'igihe cy'Abaheburayo. Iri ni izina ryaje kugira uruhare rukomeye mu myumvire y'Abakristo ba mbere ku bijyanye n'ubwoko bwa Mesiya n'icyubahiro cye mu rubanza rwa nyuma. Muri ibyo byanditswe, Mesiya cyangwa umwana w'umuntu agaragazwa yicaye ku ntebe y'icyubahiro ari kumwe n'Imana mu rubanza rw'imperuka, agatanga amateka y'ubutabera bw'ijuru. Igitabo cya Astronomy mu gihe cy'Abayuda bo ku nyanja y'umunyu habonetse inyandiko z'amababi atuzuye. Igitabo cya Astronomy ku musozo wa Ormanal, aho amababi yagaragayemo ibice bitagaragara mu nyandiko zakurikiyeho z'igitabo cya Enoch. Iki gitabo kirimo ibisobanuro birambuye ku mikorere y'ibiremwa byo mu ijuru, inyenyeri, izuba, ukwezi n'ibindi. N'ubumenyi bw'ikirere bwahishuriwe Enoch mu rugendo rwo hejuru ayobowe na Uriel. Kigaragaza uburyo bwa kalendari y'izuba yakurikiwe mu gitabo cya Yubile, Book of Jubilee, cyakoreshwaga n'Abayahudi bo mu itsinda ry'inyandiko za Dead Sea. Umwaka wari ugizwe n'iminsi 364 ugabanyijemo ibihe bine bingana, buri kimwe gifite iminsi 91. Icyo gihe buri gihe habaga amezi atatu, buri wese ufite iminsi 30, hiyongeraho umunsi umwe ku mpera y'ukwezi wa gatatu, bityo umwaka wose ukagira ibyumweru 52 yuzuye neza. Buri mwaka n'ibihe byose byatangiriraga kuri wa gatanu, kuko ari wo munsi wa kane w'irema nk'uko bivugwa mu Itangiriro 1. Ari wo munsi Imana yaremye ibimukurikira byo mu kirere, izuba, ukwezi n'inyenyeri, hamwe n'ibihe n'iminsi n'imyaka. Igitabo cy'inzozi, The Book of Dream. Iki gitabo kirimo ibyerekwa bya Enoch bijyanye n'amateka y'Abayisiraheli uhereye mu bihe bya kera cyane kugeza mu mwakura wa Maccabeus wabaye hagati y'163 n'142 mbere ya Kristo. Ariko Kiliziya ya Orthodox y'Abanya-Ethiopia ivuga ko iki gitabo cyanditswe mbere y'umwuzure wa Bibiliya, igihe cy'abahanzi b'Imana batari barahanwa n'amazi. Igitabo gikomeza kigaragaza ibyerekwa n'ibisobanuro bisanzwe by'amateka y'Abayisiraheli, aho inyamaswa zikoreshwa nk'ibimenyetso by'abantu, intama zihagarariye abakiranutsi, ibitambwo cyangwa ibikoko bihagarariye abanyabyaha b'abami b'abagome, naho umwungera usobanura Imana cyangwa intumwa yayo irinda ubwoko bwayo. Ubutumwa bwa Enoch n'abantu nk'ibimenyetso by'abamarayika. Igitabo cya Enoch gishushanya inkuru nini cyane ihuza ijuru n'isi. Muri iki gitabo abantu kenshi bagaragazwa mu buryo bw'ibimenyetso, cyane cyane nk'inyamaswa cyangwa abamarayika, kugira ngo berekane isano iri hagati y'ibibera mu isi n'ibibera mu ijuru. Ubutumwa nyamukuru ni uko abantu batari ukwabo, ahubwo ibikorwa byabo bifite ingaruka mu buryo bw'umwuka. Aho iki gitabo kiva n'igihe cyanditswe, abahanga mu byanditswe bya kera bavuga ko ibice bimwe mu bitabo bya Enoch byanditswe hagati y'imyaka 270 mbere ya Yesu, nubwo mu myemerere y'itorero rya Orthodox bavuga ko cyanditswe mbere y'umwuzure kikandikwa na Enoch, sekuruza wa Nowa wagendanye n'Imana maze Imana ikamutwara. Icyo uvuga hano kibarizwa mu gice kizwi nka ibaruwa ya Enoch, ikaba igizwe n'ibice bitanu byuzuyemo ubuhanuzi n'ubwenge bukomeye. Ibyahishuwe by'amafaranga y'icyumweru,
Iki gice gitanga ubuhanuzi bw'amateka y'isi hakoreshejwe ibyumweru 10 n'ibyegeranyo, buri kimwe kigaragaza igihe runaka mu mateka y'umwuka n'iyobokamana. Ibyumweru 7 bya mbere bivuga ibihe byahise, kuva ukuremwa k'umuntu, umwuzure, kugeza ku gihe cy'ubuhinzi bw'Abayisiraheli. Icyumweru cya 8 n'icya 9 bivuga igihe cy'umucyo n'ubutabera bizazuka ku isi. Icyumweru cya 10 nicyo kirangira byose. Ijuru rishya rizaboneka kandi byose bizaba mu butungane n'ubwiza. Bisa cyane n'ibyo tubona mu gitabo cy'ibyahishuwe Revelation, aho bavugwa mu ijuru rishya n'isi nshya nyuma y'urubanza rwa nyuma. Inama nshya. Iki gice cy'igitabo gitoya ariko gikomeye cyane, aho Enoch abwira umuhungu we Metusela amagambo y'indi nama, amusaba gukurikiza ubutungane, ukuri no kugendera mu nzira y'Imana. Ibi bigaragaza ikiraro hagati y'ubuhanuzi bw'ibyumweru n'amagambo y'ubwenge aboneka mu baruwa ikurikira. Ibaruwa ya Enoch. Iki gice kinini kigizwe n'inyigisho 3 z'ingenzi: ubwenge bw'Imana. Enoch avuga ubwenge bw'Imana buhishwa abanyabyaha ariko bukamenyeshwa ku bantu bicisha bugufiya. Abanyabwenge nyabo nabumva ko byose bizacibwa urubanza imbere y'Imana. Iherezo ryabo ry'ubutungane n'abanyabyaha. Hari inzira ebyiri zizagaragazwa. Ubutungane bazabana n'umwe wahiswemo, umwana w'umuntu, mu mucyo w'iteka ryose. Abanyabyaha bazacirwa urubanza kandi batandukanywe n'Imana iteka ryose. Amagambo 6 yo kurwanya abanyabyaha. Aha harimo amagambo 6 akomeye Imana ivugira ku banyabyaha, barimo abarya abandi, abanyabinyoma, abatubaha amategeko yayo. Enoch avuga n'ibiremwa byose, ibibaho, imisozi, inzuzi, inyenyeri, bizahagarara nk'abatangabuhamya bibashinja ko isi yose yabonye uko umuntu yononekara. Ubutumwa bw'ukuri bwa Enoch. Mu ncamakeya, igitabo cya Enoch kigisha ko isi n'ijuru bihuzwa n'amategeko y'umwuka. Buri gikorwa cy'umuntu gifite ingaruka mu ijuru. Iya kabiri, ubutungane n'ubutabera ni amategeko y'Imana adahinduka. Iya gatatu ni amategeko y'isi agendera ku gihe cy'Imana, gishushanywa mu byumweru by'ibihe. Icya kane, amwe wahiswemo, umwana wahiswemo na Mesiya, azacira urubanza abari bazima n'abapfuye, agatangiza isi nshya y'ubutungane. Ivuka rya Nowa. Iki gice kiboneka mu bisigisigi byabonetse i Qumran kandi cyanditswe gihagaze ubwacyo, gisa nk'inyongera ku gice cyabanje. Kigaragaza inkuru y'umwuzure n'ivuka rya Nowa wavutse afite isura idasanzwe, asaga n'umumarayika. Ababyeyi be baratangara cyane ko mu maso he harabaragiranaga urumuri rw'ijuru, kandi amaso ye akabonesha nk'umucyo ukomeye cyane. Babonye ko atari umwana usanzwe, ahubwo ko ari igihangano cy'Imana cyatoranyijwe kugira ngo kize imbaraga y'igihe cy'umwuzure. Umusozo w'iki gitabo ntabwo wabonetse mu bisigisigi ibyo i Qumran, bigatuma abahanga batekereza ko wongewe mu bwanditsi bwa nyuma. Ariko uwo musozo ufite ubutumwa bukomeye cyane, wibanda ku kuza k'umucyo w'Imana urwanya umwijima w'abanyabyaha, kugaragaza ko nubwo isi yari yuzuye umwijima n'ibyaha, Imana yateganyije igisekuru cy'abantu bazaba abana b'umucyo. Kuki iki gitabo cya kera cyanze kandi kigahagarika amadini? Iki nicyo kibazo gikomeye cyahora gikunze kubazwa. Kuki iki gitabo cya Enoch cyuzuye amateka n'amabanga y'inkomoko y'abantu cyabojejwe mu madini menshi kandi cyitwa apocryphal, kitemewe n'itorero? Abahanga benshi bavuga ko impamvu nyamukuru ari uko gitangirira kivuga ibintu biteye ubwoba ku bantu, kuburira isi yose ku rubanza rw'Imana ruzagera ku bantu bose batari abakwiye agakiza. Bongeye kandi igitabo gisobanura mu buryo bugaragara ko Nephilim, abahanzwe n'abamarayika baguye n'abagore b'abantu, bavukiye ku isi, ibyo tutabona muri Itangiriro 6:1-4. Abo ba Pigime barimbuye isi yose, maze Imana ituma umwuzure kugira ngo isukure ububi bwose, ariko igasigaza Nowa n'umuryango we nk'imbuto nshya y'ubutumwa n'ubutungane. Amayobera y'uru rugendo rwa Enoch mu ijuru. Enoch asobanura mu buryo burambuye ko yazamuwe mu ijuru agaca mu ngoma nyinshi z'ijuru, aho yabonye imbaraga z'Imana, abamarayika b'ukuri ndetse n'ahantu h'icuraburindi hateguriwe abanyabyaha. Ariko hari ikintu kidasanzwe gituma iki gitabo giteye amatsiko. Gisobanura ibiremwa bidasanzwe bifite ubumenyi buhanitse cyane byigize gusura isi.
abo bantu bidasanzwe bamwe bavuga ko ari abamarayika baguye bigishije abantu tekinoloji y'icyo gihe, ububumbyi, ibyuma, ishusho, amabara n'ubwiza. Ariko ibyo byose byaje kuba urufatiro rw'ubushukanyi n'ubusambanyi bw'isi yose. Igitabo kivuga neza uburyo ibyo biremwa byavanye abantu mu nzira y'Imana, nuko Imana yahisemo kubisenya byose inyuma y'umwuzure kugira ngo ibimenyetso byose bisibangane. Ibibazo bikomeye, harabibaza bati ese ibyo Enoki yabonye ubwo yajyaga mu ijuru byaba byari iby'umwuka gusa, cyangwa hari icyo bisa n'ibigiremwa by'abanyamahanga? Ese urugero rwe rwo kujya no kugaruka mu ijuru rwashoboraga kuba ari ikoranabuhanga ridashoboka mu gihe cyacu? Ese Enoki ntiyaba yarahuye n'umwe mu bategetsi b'iyo ngoma y'ijuru hejuru y'abantu? Ibibazo byose biracyari amayobera, kandi itorero ntiryigeze rishakisha ibisubizo byeruye, ahubwo ryahisemo kwita ibi bitabo ibitemewe. Ubutumwa bw'umusozo, ariko ukuri kw'iki gitabo ntiguhisha amagambo yacyo y'ingenzi. Soma hagati y'imirongo ureke umunsi uzagere aho ukuri kuzahishurwa kuri twebwe. Umusozo w'iki kiganiro, mugire ibi bitabo musome, kandi bimwe byashyizwe ku ruhande bigahabwa akabyiniro k'amahanga. Kuri gukubiyemo kuracyashishikariza isi yose. Igitabo cya Enoki gikomeza kutwibutsa ko hari byinshi abantu batinya kumenya, ariko umunsi umwe yose bizagera ahagaragara. Shyigikira urubuga rwacu n'uyu muyoboro gusangiza kandi aya mateka yibagiranye. Ntukibagirwe gusangiza iyi video no gukora subscribe kuri uyu muyoboro kugira ngo ukomeze kubona ibisobanuro by'amayobera y'ukuri. Mwari kumwe natwe Inzira ya Kristo Bible. Nyagasani akomeze abahe umugisha kubakoze subscribe mwese. Bye bye.